Turabasuhuje mwese bakunzi bacu ba AFRIMEDIA TV aho muherereye mwese. Turabasuhuje inshuti zacu mudukurikirana 5 kuri 5 cyane mwe mwakoze subscribe mudukurikirana mugakurikirana ibyo tugenda atubagizaho. Tusuhuje mwe dukurikirana muri hanze y'igihugu u Rwanda kandi mudukurikirana muri majyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba n'iburengera azuba ndetse no mu mujyi wa Kigali. Kuri mwese mwakandi subscribe mukurikirana ibibera hano kuri AFRIMEDIA TV cyangwa se bicaho. Turabasuhuje kandi tubabwira duti turanabakunda cyane, tuboneraho kandi kubifuriza n'umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2023. Iyi ni AFRIMEDIA TV rero aho tuba tugenda tubagizaho ibiba biri kugenda bibera muri showbiz nyarwanda ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ushobora kuba wanakuramo inyigisho nziza cyane. Uyu munsi rero nko muri showbiz nk'ibisanzwe tugiye kuba twagusangiza amwe mu mateka y'umubyeyi wakunzwe cyane ahanini muri sinema kugeza na n'ubu ngubu. Nakubwira yuko ari umubyeyi usa nkaho yitabazwa muri filime zigiye zitandukanye. Mwite mama NICK rero akaba ari iyo filime yamenyekaniyemo cyane, filime yitwa CITY MAID, filime ikundwa kandi ikunze kuba yaca kuri televiziyo nkuru y'igihugu cy'u Rwanda ariyo RTV. Ni filime nziza rero ica kuri iyi televiziyo ya RTV, ndavuga televiziyo nkuru y'igihugu cy'u Rwanda. Filime icamo n'uyu mubyeyi ariwe mama NICK ugaragara cyane muri iyi filime igenda icaho abwiye. Ibi nibyo rero tugiye kuba twarebera hamwe kandi tunarushaho kuba twamenya neza uyu mubyeyi dukunze kuba twabona muri filime zigiye zitandukanye. Tubahaye ikaze mu byo twaguteguriye kuri uyu munsi. Uyu mubyeyi mama NICK wakunze kuba yagaragara cyane muri iyi filime ya CITY MAID ari nayo yatumye amenyekana cyane. Naga ariyo filime yabashije kuba yabanza kuba yakinamo, hari n'izindi zigiye zitandukanye nk'iyitwa GICA, intare ingore ndetse n'iyitwa agira amata yagiye agaragaramo. Ni umubyeyi rero wamenyekanye cyane muri izi filime nakubwiye haruguru, ariyo yitwa nka filime yitwa GICA, intare y'ingore, filime yitwa agira amata n'izindi nyinshi zirimo nk'iyi CITY MAID y'uruhererekane ica kuri televiziyo y'igihugu cy'u Rwanda. Ahagaragara ari umubyeyi wa mama NICK ndetse n'abashiki be bagera kuri 2 bagaragara muri iyi filime ya CITY MAID. Ngo ubusanzwe rero yitwa Beata Mukakamanzi, akaba ari umubyeyi ndetse akaba anujukuruje, ahamya yuko ngo filime ngo yatunga umuntu rwose yaba abakuru ndetse n'abato, akanabashishikariza kandi kurushaho ngo kudacika intege ndetse no kuzamura umwuga wabo maze ukabasha kuba wabateza imbere. Uyu mubyeyi rero yakomeje atangaza ko umwuga we wo gukina filime ariko kazi yihebeye n'umutima we wose, ariko kandi nk'umubyeyi w'umucecuru nk'uko agenda abivuga ngo ajya anyuzamo ngo akaboha ngo ndetse akanahinga. Ngo ntiyigeze rero ngo amenya ko ngo afite impano yo kuba yakina ngo filime, ahubwo ngo yabibwirwaga ngo n'abandi, kugeza ubwo ngo ahuye n'umuntu ngo akamukoresha muri filime ye. Ubwa mbere ngo nibwo yinjiyemo gutyo, ngaho ngo kugeza ubu ngo atibuka n'umubare w'iso amajije kuba yagaragaramo akina. Rero mama NICK akomeza ahamya yuko uyu mwuga wo gukina ngo filime
ubyanga bikunze ngo wanagutunga kandi ukakubeshaho. Yanabajijwe rero ukuntu ngabigenza kugira ngo abashe kuba yabonera umwanya urugo rwe, nanone abashe kuba yagaragara muri sinema, atangaza ibanga rikomeye ryihariye ngo ryanafasha abandi babangamirwa na byinshi bakora, ngo abenshi ngo bagira abantu bafatiraho icyitegererezo, ariko mama NICK we arihariye cyane kuko ngo uwe afatiraho icyitegererezo ngo niwe we bwite ku giti cye, ngo yigiriye ngo icyizere cyane kandi ngo burya ngo akunda no gusoma cyane, ngakamenya amakuru y'ibyamamare ndetse ngo n'ijambo ry'Imana n'utundi tuntu tugiye dutandukanye, ari naho atandukaniye n'abandi babyeyi bo mu kigero cye. Muri iki kiganiro rero ubwo mama NICK ariwe uyu mubyeyi yakomeje kugirana n'umunyamakuru w'Inyarwanda dukesha iyi nkuru, yamubajije ku mubano abona hagati ya NICK muri filime, ngo niba wazavamo urukundo nyarwo rwo kubana kubera ibyo baba bakina muri izi filime. Yagize ati rero mu by'ukuri urukundo ni rwiza kandi ni nacyo Imana idushakaho, icyaba ikirenze n'urukundo rw'umuryango. Ntacyo rero mbona kuko nibagira n'urukundo runabana, cyane cyane ko NICK arubatse, ntabwo yasenya ngo yubakane n'uriya. Erega jya unamenya ko indezo irahenze. Ibaze rero uriya amwatse indezo, NICK wanjye yaba ataye agaciro. Uyu mubyeyi rero ahamya ko NICK amuzi neza, gatari umubyeyi we muri filime gusa, ahubwo anamufata nk'umubyeyi we nanone usanzwe, ndetse we ngo n'abandi bose bagaragara muri iyi filime ngo bajya baganira, akabaganiriza abagira inama zigiye zitandukanye. Uyu mubyeyi rero anakomeza anatangaza uburyo ki abana ndetse n'umugabo we bakiriye uyu mwuga wo kuba yakina filime. Yavuze yuko ngo bawakiriye neza kuko ngo akinamo ibintu byiza kandi yiyubashye. Mu magambo make rero yakomeje agira ati ni akazi kandi n'inyungu z'urugo si iza gihobe. Bamwe rero bo mu muryango we bakiri bato bari mu mwuga wa sinema nyarwanda, harimo n'abakinnye ngo muri filime yitwa Virunga Film School, twavugamo nk'uwitwa Kevin ndetse na Vanessa, kandi nanone barawukunze cyane, ndetse ngo n'abana be bose ngo bakurikiye abandi babijyamo ngo byamushimisha cyane kuko ngo nawe yasanze nta kibi kiburimo muri uyu mwuga wo gukina filime. Ni byinshi rero byaranze uyu mubyeyi, ahanini twamenye cyane muri filime ya CITY MAID, filime y'uruhererekane ica kuri televiziyo y'igihugu cy'u Rwanda. Akomeza avuga yuko kandi ngo filime ari umwuga mwiza ndetse nk'indi yose, akaba ari umwuga wabasha kuba waguteza imbere wawitwayemo neza, maze ubundi ukabasha kuba wakora ibyo ugomba gukora neza, wabasha kuba watera imbere nk'abandi, maze ubundi sinema ikakubakira izina. Ibi rero nibyo twabashije kuba twagutegurira kuri uyu munsi. Turabashimiye mwese mudukurikirana, kandi niba ari bwo kitwumva tugushishikariza kuba wakora subscribe kugira ngo ujye ubasha kuba wakurikirana ibyo tugenda tukugezaho. Iyi ni AFRIMEDIA TV rero, turabashimiye mwese mudukurikirana yombi, tugira duti mukomeze kubana n'amahoro y'Imana aho muherereye mwese.